ariko giye kubanza je mu kirisiye nje kubwira umubyeyi Bikira Mariya ko fasha urugero rwo kuza i Kigali hanyuma n'abasabye bana banje mbanza kumubwira yewe urimo uratinda ngwino tuzajyana mu kirisiye hano ni hafi ati hoya ntabwo naza nta bwira umubyeyi Bikira Mariya ko fasha urugero aragenda ajya mu kirisiye Kabgayi hanyuma y'isaha arambwira ati ndamubwiye kandi turavugana arambwiye uninzi araza harara mu rugo buracya kuwa kabiri tujya kwa muganga mujyana kwa muganga nsanga duhitiriwe ntabonana kuwa kabiri abonana kuwa mbere no kuwa kane arambwira ati reka mbe nigiriye mu rugo wenda nzagaruka ejo njye kwirebera atari ko byaba bingoye ararara kuwa gatatu mu gitondo ndabyuka nditegura nari ngiye kujya gushaka icyangombwa cy'imodoka turavugana ari muzima arambwira ati ukora uko ushoboye uze kare hanyuma ejo tuzazinduke tubonane na muganga hanyuma ubundi nitaye kuba ahantu mudakora mutagira icyo mukora namwe ati ninjye kwirebera inka njye kwirebera n'abana abavuga buzukuru arasohotse ndagenda nkigenda nkimara hashize nk'iminota nka 20 nageze mu mujyi numva umugore arampamagaye ati banguka ati garuka gira vuba vuba mukecuru ameze nabi ntabwo ari umukecuru usabaye ari musiza ari muzima abaye ati hamagara birase ndayihamagara nanjye bitahata ndagaruka nsanga umukecuru aryamye mu ntebe umugore wanjye amuri iruhande n'undi muturage ariko kumbi ntibazi ko yapfuye bari bagitegereje ambiranse ndaza ndamureba mukoraho ndabwira umuntu yapfuye bateruye batereka ambiranse zimujyana ntabwo yapfuye ndabwira ibyarangiye mu gihe tukivuga ibyo ambiranse ibiraje abaganga baraza bakora ibyo bagomba gukora baravuga bati byarangiye
Mukecuru rero ntabwo yigeze asamba, yararyamye arasinzira abumba iminwa nuko yapfuye. Nta muntu wigeze amuhumbya kwa kundi umuntu akanwa, oya, ntabwo byigeze bibaho. Nuko yaryamye arasinzira, umwuka ushiramo abandi babimenya bakajya bagira ngo arasinzira. Uko mukecuru yigendeye, habaye ikindi gitangaza, yapfuye saa 5, hanyuma twamugejeje mu buruhukiro saa 11, ariko akaboko kari kakigira gutya. Tugezeyo abaganga bamwakiriye baravuga bati oya, ntabwo twahita tumushyira muri morgue, ntabwo bishoboka. Niba yapfuye saa 5 yakagombye kuba yumva. Bahamagara undi mudogiteri baza rero kugeza saa 11 yamumaze muri saha yose. Twagiye tugwa mu mikokwe none aka ni agakingo zamura washyize kanyuza neza akajya bahadafite umufungo. Turebere ku idifu kuva hasi, tureberemo hasi kuva hasi. Ibi ni ibicuma n'amacupa yahuye. Zamura wahaye yani uretse zamubwire ntabwo difu ne yavuye hasi. Nibyo ndimo kubabwira. Ese kujya kintu cyakigerageza ubu abantu 30 ino modoka iratunanira kujya inyuma. Akindi wakora dosubiye aho yatuye. Nta imanu. Ubwo zibiri nyuma hano mutungo munini. Nta kibazo hariya ni ino difu nimara kuva hasi. Urumva dimba. Turasubira inyuma difu ve hasi. Niba iterwe nari imbere. Kuko inyuma ni hagufire gaho yinjira. Ntabwo imodoka bavanze yacu. Akanuna bya hatubya. Ntabwo hano byahaca. Tuzana imbere ntabwo bishoboka. Nabanze subira inyuma. Oya ni mutera gukira imodoka irasubira inyuma. Nibyo natwe akumanisha byo. Ni imodoka yo yabana neza.